umunyarwanda mwiza arangwa n'ubunyarwanda, akarangwa n'ubumuntu, akarangwa n'urukundo, akarangwa n'amahoro. Akaba umuntu udafite icyo atwaye isi, akaba umuntu ufite ingamba zo cyangwa se ufite intego yo kubaka isi muri rusange. So ubundi ubwo nibwo bunyarwanda, ariko kandi bukaba ari nabwo bumuntu, sibyo? None ryakabigenze bite? Murebe ibyumba, iki ni ikibazo cyo kuvuka ibyumba. Iri tara rirakabigenze bite? Ko bincanze. Nari ko ngiye kwa itara. Kakubwira tumva funga umutwe. Wenda ninga ari umuntu mwagiranye akabazo. Funga umutwe ihagarareho atazagusuzugura. Ukumva? Maka dufungura ibitara naguze. Ring light naguze kera ariko njya gutangira YouTube naguze amatara abiri. Yose nta na rimwe nakoresheje rimwe kabiri gusa bitarangiye. Ndavuga ntihagezweho ring light ishanya ndagura ariko ndabona ari ikindi kintu, ndabona ari ikintu kinini cyane. Nzajya nkibika. Kandi yari tripod yayo. Ndaje mbanze ndebe ukuntu ikora ubundi mbabwira amafaranga nayiguze. Numva ukuntu nani ibintu biba bihendutse. My God, basabayize. Ndiba gikinira ikimisi. Niko ndiba gikinira. Hey. Murandorera. Izi ni inkoni ugenda uzifunga, I think. Ndibaza hano hajyamo hano. Icyo ni kwibwira nibyo. None nkahita mfunga nkakanyaga. Yes. Amucuriza umwana. Uko mbona umuntu muri telefone yanjye ari bike bimeze bite? Okay. Nano nkazamuraho gatoya nkageza hano ndi mugufi sinko ngo ngire kirekire cyane. Utagira ikireshya nuko ndeshya. Naho ndagira hano. Sibyo? Namumeze neza, byemeze neza cyane. Umva nagiye kuri TikTok. Mwarabimenye? Hari umufana wanjye watsanze yarambwira ati shaka nzakugwa inyuma uzajya hose. Umva, thank you so much daughter. Thank you so much. Ukuguru kukaba kurabonetse niba ari ukuguru. Yakora itakuntu ringa ariko iki kintu ni kinini kambabwira ukuntu kinga 20 40. Ikarita gifite 36 kuri 80. Ko wabikagatiye. Ngo wagikapu cy'umuyehova we. Igikapu kinyibukiye. Baba Yehova twabaga dufite mu rugo nyine mu makaritsiye mu byaro bakaza kutubwiriza. Neza wagira ngo ni igikapu cya mwarimu w'umunyarubuga. Mfite umuti cyanjye nyigishaga François witwaga Munyarubuga sha. Nizere kameze neza. Ubwo ndi kudidibuza igifaransa kubera we. Kubera inkoni yagukubita gukaza amenye verbe avoir mu mutwe na verbe être ku munsi ukurikira. None uyu munsi ndi mu ishuri ndavuga igifaransa bakavuga bati abantu bagatambaza ngo ibanye ngo mukoresha ngo uruhe rurimi nkabwe ntituvuga icyongereza. Ati igifaransa kiri ku mwanya kangahe ni wa gatatu. Nuwa mbere ni Kinyarwanda, wa kabiri ni Cyongereza, wa gatatu ni Gifaransa. Bagatavuga ati akumirwa. Bati icyo Gifaransa wagikuye hehe? Ntiyaba mwarimu umwarimu witwa Munyarubuga. Yaragukubitaga akagukubita. Ureko ubu ngubu inkoni zacitse. Gifaransa cyose yanyigishije ndetse gifite umutwe wanjye ndakibuka
buryo ndi mu ishuri tuca avuga nk'ijambo nkavuga ati ryo munyarugo yarivuze ahagaze aha muri iyi nguni gutya na gutya kubera ubwoba bw'inkoni we. So ngo ni mundebere no bag murabona isangana ya teacher Valence cyangwa na teacher munyarugo. Tuje abateacher banjye bose banyigishije kore primaire ya Bisika, ndabasuhuje Imana baho umugisha. Abanyigishije kore primaire Gisozi ku Gasave, namwe Imana baho umugisha. N'abandi banyigishije hehe, abanyigishije muri secondaire college de Rebero, Imana baho umugisha barinde. Abanyigishije n'abandi bateacher banyigishije muri Eto Nyamata, namwe Imana baho umugisha. N'abanyigishije muri PRS mwese basimugisha. Kumwarimu ni ibintu bikomeye cyane, nimwe mutugize mwaturekura twagwa n'ukuri kw'Imana. Tuje abafundi banjye ndabakumbuye n'abayede mwese twakoranaga ndabasuhuje. Iki gikapu koko kinara mazone barafunika ariko ye azana na shinjira ring light. Iyi ni ring light sheri yanguriye umva amadolari angahe mufore $190 ni ariko ariko shana uko genza ariko ni cyiza kanze ndeko rikora ibitangaza. Gahanga gahunda ziba ziteze ko ndabitamanukamo. Zano gushyamo ku ngufu ndebere. Arahi haciye wambaye Yesu we ushaka kureba ukuntu rimeze akambere mbegereze urebe ukuntu kingana ni kinini cyane sho turahucanira turahongeza unagabanyiriza urumuri bitabishaka ko biba urumuri rwinshi. Ako ni direre kandi gabanya nzandigerere ngiye nko kubyina. Jya guhitamo ikiganiro cyo kuri na tabloid mbabwira ukuntu Alima na tabloid harya murayizi cyangwa hano twivuganira ibya kuteka gisigaye nako ntabyo muzi. Tabloid cyane mfite bigiraho amakuru n'ihari agashya ko kuza hano, hari ukuntu umuntu yaza hano, hari amakuru mashyashya ngo gutya bafunguye arimo ko bari bamaze igihe barayifunze, arimo se ngo ni iki ngiye kubisobanura kuri na tabloid. Mugende muze kuza kureba ikiganiro ubone icyo ngiye gukora. Ni ikiganiro cya mbere ngiye gukorera kuri zino saa. Dore amasharijeri n'agasharijeri rero n'ibyuma byuma bito. Yesu iyo ushatse telefone uyishyiraho hano kuri ring light mbaye umusirimu kabaye tegumana na telefone ariko kitari ntabwo narimbiye ndabona ari intunguye telekomande we si de remote muri telekomande. Abandi hano ngiye gucana ahita cana ntajya ibyo guhaguruka nkagenda nkakoraho nkagaruka nkareba ko ndimo wese nkagenda nkakoraho. Ariko mana ukorera YouTube mu mahanga udafite umuntu w'umukameraman shema, udafite shema, udafite umuntu uza kugukamera uri bakugenda inyuma, ni ibibazo bikomeye. Dore harimo n'amabuye yo gushyiramo yo gutangirira muri telekomande yawe, ndazikiraho byose turebe ukuntu bifunctiona kuko nanjye ndumva mfite amatsiko. Abantu mufite ibibazo courage sibyo, mwihangane kandi mushobora gusenga. Ikindi kintu mureke mbatere story, iyo ufite akantu k'akabazo gatoya Satani araza akakubwira akagutonyagiriza akakubwira tumva funga umutwe, wenda ni ngari nk'umuntu mwagiranye akabazo, funga umutwe wihagarareho atazagusuzugura ukumva akakubwira kuki se ugomba kumusaba imbabazi, kuki se watagusaba imbabazi, kuki se ugomba kumucira bugufi, kuki se atagucira bugufi. Ubwo niko Satani ari gukongorera ati ujye umenya agaciro kawe, ujye umenya kwihagararaho, ujye umenya uri we. Satani akakubwira utugambo twinshi nawe ukagenda ugakokera ukavuga uti yes ushaka amusenga atazansuzugura. Rero ukajya ugenda urakara cyangwa se utwaye nk'imodoka wenda urimo kugenda cyangwa uri wenyine nyine ukitekerezaho kumva wababaye. Sako batashyizemo ukuntu uzajya itara nzajya ndagiye zitara ndamenya dukoresha he kugira ngo mbonye gutya bihagije.
nta sharijeri, icyo ni icya mbere. Aba Caritas ubu ntibagiye sharijeri we. Ni ibiki bya kamera. Nagize ngo harimo sharijeri, kumbi ni ibi bintu bimeze uku. Ushyize ubu ni iki kiramfasha iki? Sinzi gifata telefone we. Birashoboka. None ryakabigenze bite? Murebe ibyumba. Ni ikibazo cyo kuvuka ibyumba. Iri tara rirakabigenze bite? Ko bincanga. Nari ko ngiye kwa tara. Hano hari ikintu nibaze Imana ishimwe. Ninangiye kwibaza nta Caritas batashyizemo aka gatabo ko kugira ndebera ubu ndane ibintu byose ni igitabo. Kugira ndebera ukuntu bigenza murabona? Bahita bambwira buri kintu cyo kimara nuko gikora. Byari bincanze neza nari ncanganyukiwe. Tato irindi shubije. Murebe. Nirujungu ndababwiye nirujungu jungu. Tuje aba contre 6 mwese. Aba contre 6 murabazi? N'abantu baba batekereza ibintu bisubira inyuma, bisubiza abantu inyuma. Ntabwo mana ya. Biko mwacatse tuno dutatu. Catse nashyiraho telefone 3 do murebe. Do, shato washyiramo telefone 3 do hano mwitara. Urabona hano telefone 3. Ko kwasaba hizi ibintu ko babigize intambara. Murebe nani inyuma. Nagize ngo iki gitabo bibagiye kugishyiramo kuko mba nkuritse. Bazingi nari sharijeri. We no taravuga rihembera ukuri. Ufite utumanya twinshi. Charger. Hanze ndicamake dite turitaha kuri na upload tuvuga kuri Alima ni anara ikiri. Gihita ko gishikira. Sibyo dite turitaha turikorereho ikiganiro turyumve. Kandi comeka ubundi hazacuwambaye ndahacomeka hisasa rero. Kumenya aho sharijeri icomekwa nabyo ni ikibazo. Icyo nacyo ni ikindi kintu cyo kuvukira ibyumba ariko bizagenda biza gake ni ikibazo cy'iminsi. Na rwego ndio senzi ko narugeraho rwo kumenya kubifungura nkabikanika burya bigahagarara. Ubundi mbere nari umusuka mu bintu bya tekinoloji cyane. Ubu se nk'ubu ndamenya ncomeka yo kukumana yanjye. Ubaye nyuma sawa gucomekara. Yabaye nka rwasaba hizi. Itara kare ruzungu. Itara ni ruzungu we. Muleba. Kanze rya trusting hano hejo. Wena. Iki gitabo kambe nkizinze. Naya mutse ntakeneye gukoresha kakana. This is so exciting. Sinzi ariko akanga kandi agakeneye hano. Nakirema akantu kamwe mbanze yawe enjoying mundebe. Nawe kunongera urumuri kanarugabanya. Byumva we. Kanyarongera. Iruzungu ndabarahiye. Ubwo rero tata we. Habaye kumara. Ubusiye murambwira ngo ni ibiki. Rekanze bereke. Nani turitaha cyane. Nawe ugenge ikiganiro cyagare kiraca kuri na upload. Ikindi raba ari vlog kameme. Dahita muraho n'ikiganiro hano mvuge ku bintu shaka. Mvuge ku bintu nabonye musigaye mukora bitari byiza byo kwitwara nk'abubu. Basaba gusa mureba itara. Oh my god. Ndumva ndashije muri TikTok ivumbi ritumuke. Aba contre 6 mu majeneja ewe kwasaba hizi we uri nyundo. Guys ngaye ngukorera itarangiri si muribona
ni rinini pe. Ngiye kurikoresha aka kanya, ngiye gukora ikiganiro cyo kuri na tablet. Ejo muzasimbukireho mu kirebe kivuga kuri Alima, kivuga no kuri mfite ibiganiro bibiri byo kuri Nathan nateguye. Alima ikindi ni iyihe gahunda ra? Ikindi no kwibasobanurira Alima nuko ikora n'uburyo cyo wakapplyinga. What else? There's something else. Ariko ntari kwibagirwa. Ako naje ndebe mu agenda ndatambabwira gusa. Je muzajya mu bikurikirane. Ibitara mubona ko riryoshye. TikTokinge tunakora channel YouTube ubundi ibintu bigiye ku murongo ivumbi ritumuke. Cyane twigisha abana. Nagiye kuri TikTok ariko ibyo nasanze nagahuma mu kuri TikTok yari ibintu by'imyumvire bitari byiza bimeze ukuntu. Ifoke abanyarwanda muri rusange, abantu bakuze, abantu bashyira mu gaciro, ifoke duhaguruka. Sino ibintu bimeze nabi. Dufite abana mu Rwanda kandi bari bato bafite imyumvire mibi cyane, bafite ibintu muri bo by'imitekerereze imeze ukuntu nzababwira cyase muzajye murebe. Gusa noneho waburi nk'umuntu wigeze kuba mu Kristo gato, wigeze kumenya Imana, mureke mbanze mbere kukuntu ka telecommande kari mu kazi. Cyose nahindura rero urabona ka yellow, nashaka nkagira white cyangwa yellow and white. Nshatse ndongeza 50%, 20% na 100%. Reka ngomeze mbatere story nsoze na blog. Nuko nyine nayiciyemo hagati ndi kubera ubugambo mbadimo ndiyo ndi ku install ibyo nesta kwezi. Harahi ahubwo cyane ndabona n'abantu hagaragara. Sibyo? Noneho akakubwira ngo ukajya ugenda wowe nko kugenda wenyine utwaye nk'imodoka ugatekereza, cyangwa se uri nk'ahantu wenyine nyine hariho hose ugatekereza ukumva ufite ikibazo, umutima wararemerewe, waryama n'injoro ntusinzire cyangwa se. Ariko iyo ugize amahirwe rero mutagatifu akagusanga akakubwira ati gutera intambwe ukaba umugabuzi w'amahoro, akaba ari wowe impamvu yo kuzana amahoro, ntako bisa. Ugatera iyo ntambwe ukihangana ukabikora nubwo byaba bikugoye, umutima ukaruhuka. Niba ari ikibazo ufitanye n'umuntu ukakimubwira, ukamubwira uti ngiye mfite ikibazo ndakurakariye, cyangwa se ukamubwira uti ngiye narakwanze kubera impamvu ya ABCDF, nyine ukaba impamvu, ukaba nyambere mu gukereya amahoro hagati yawe n'uwo muntu. Umva ni ibintu byiza, ni ibintu ntabona ukuntu mbabwira, ariko ni ubuhanga twese twahijwe. Ni ikintu nyine kiryoshye ariko twese tutabasha, nyine ni impano twese tutabasha kugira, ariko ni byiza turi ibyo turya. Akenshi iyo twimenyereje ibintu nyine usanga bidukukiyemo. Reka mbabwire bafana banjye, mureke twige kuba abagabuzi b'amahoro. Ahantu hose uri harangwe n'amahoro kubera wowe wiyeranje ukereye amahoro rwose, sibyo? Ndabizi abantu bisi nabo ntiboroshye, ariko mureke tujye turangwa n'amahoro, sibyo? Umva reka dukomeze ibyiri tara ngaya ngo ko murabibonye, sibyo? Murabibonye. Hari ikindi mushaka? Igende mushaka? Taza kuzagura kuri Nata cyangwa se no kuri Pupeta mu bindi biganiro. Naye mbakumbuye cyane. Ibindi umwami Yesu aduhana umugisha, sizo? Bye bye. Ciao ciao. See you.